nongeye kubasuhuza nyumvira kano kantu gatega amatwi witonze. Aramuniga amaze kumunika amaze gupfira akazajya amutera imigeri ngo ubuse ngo iki kintu ngo kiracyahumeka ngo cyangwa nukwipfisha. Twabonaga ari nk'inkoni bagiye bakubita gomba kubana mugeneje akamunyuka niko nabibonaga. Muri iyi minsi yitwazaga umuhoro, byari bizwi n'akagari kabizi n'umurenge wa Rubizi, yewe na polisi ishobora kuba yari ibizi. Nakoneshereza abaturage ndetse kenshi n'umuvugishije agashaka kuba yamutema no kurwana. Mu karere ka Gasabo ni mu murenge wa Rusororo habereye amahano akomeye cyane. Umwana na nyina bishe umugabo bamwica urupfu rubi cyane, bamukubitagura imigeri ndetse baramwica bashinyagurira n'umurambo. Bamukubise kugira ubwo yitaba Imana, yimara agahinda nk'uko abaturage babivuze ati, ariko bahoranaga amakimbirane ya buri munsi ubwo uyu mugore n'uyu mwana we bahoraga bakubita uyu musaza, ndetse birangira uno munsi ku iki gicamunsi nibwo yabuze ubuzima, bamukubise paka yitabye Imana. Ibyashenguye imitima ya benshi, byarishije benshi, dore ko umuryango wa nyakwigendera nawe uri mu gahinda n'amarira. Nabivugaga bakanga kubyemera. Mwana yanywaga urumogi, bivuze mpagaze ku maguru abiri ndi nyirasenge su kugira ngo ahere muri gereza. Njye ubwanjye naramuganirije ndamubaza ngo ko njye nk'umuntu umeze urumogi. Arambwira ati najyaga ndutumura ko ntabwo nzongera, maze mwana wa ntuzongere. Nyirasenge w'uyu mwana wishe se avuga yuko uyu mwana yanywaga urumogi ariyo mpamvu bino yabikoze kubera ibiyobyabwenge yari yanyoye. Nyirasenge yavuze ko yanamubajije yuko anywa urumogi, ndetse uyu mwana aza kumwemerera yuko anywa urumogi ariko agiye kurureka, ariko nyirasenge avuga yuko umwana atigeze areka urumogi. Impamvu abivuze ngo nagashaka yuko uyu mwana birenge nyirasenge ahera muri gereza, ahubwo no kugira ngo ubuyobozi bubimenye yuko urubyiruko runywa ibiyobyabwenge. Bamwe mu bandi baturage bavuga yuko uyu mwana agendanaga n'umupanga ku manywa y'ihangu, ushatse kuvuga agashaka kuba yamutema. Bivuze ngo ubuyobozi bwari bubizi, inzego z'umudugudu zari bubizi, ndetse ngo na polisi ngo yari ibizi, niko uyu muturage nawe yatubwiye mu magambo arambuye. Bivuze ngo rero uru rugomo rwatangiye kera, ubwo uyu musore rero yatawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB akurikiranwe icyaha cyo kwica ise umubyara. Icyaha yakoze gihanishwa igifungo cya burundu kitagabanyirizwa ibihano. Bamwe mu baturage bavuga yuko uyu mwana yahoraga higera se ko azamwica, ndetse agahora agendana umupanga avuga yuko azica se, ariko dore ibyo yavuze arabishoje koko, dore ise aramwishe amukuye mu buzima, avuye mu buzima, dore ko uyu mugabo bagerageje kumujyana kwa muganga agapfira mu nzira. Ako kanya inzego z'ubuyobozi zicyagerageje zihamagara imbangukiragutabara byihutirwa. Imbangukiragutabara rero nibwo yahise iza byihutirwa ku bitaro bya Masaka, mu kuhagera himushyira muri ambulance byihutirwa, apfa ari kujyanwa kwa muganga. Urupfu rero rw'uno mugabo rwashenguye imitima ya benshi. Ni umusaza wari ufite umuryango w'abana batatu, ndetse akaba yari afite uyu muhungu mukuru uri mu kigero cy'imyaka 20 isanga n'ine gutyo n'itanu, akaba rero yivuganye ise umubyara. Umugore avuga yuko yitandukanyije n'umwana we mu kwica se, dore ko yamwishe atanahari. Ibyo abaturage bari kuvuga ubuyobozi nibo bigenderemo, ntabwo umugabo ngo yamwangaga kandi nubwo yigeraga amukubita, uretse yuko yabuzaga gukubita umwana, nta kindi kintu yakoraga, nubwo yazi ko umwana yakora bino akica se. Bityo rero yitandukanyije n'abavuga yuko uyu mugore ari we nyirabayazana kugira ngo uyu mwana yice se. Umugore yitandukanyije n'abano, ariko umugore we ari kwita ku bana. Uyu mwana niwe watawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB akurikiranwe icyaha cyo kwica ise umubyara. Bamwe mu baturage cyangwa mu muryango wa nyakwigendera uri mu gahinda n'amarira uvuga yuko uru rwana rwishe se ndetse n'undi muntu wese rwamwica, dore ko bamwe mu baturage bavugaga yuko uru rwana rwagendanaga n'umupanga ku manywa y'ihangu izuba riva. Bityo rero inzego z'ubuyobozi nta kintu zakoze mu gihe babonaga umwana nk'uwo ari kugendana umupanga avuga yuko azatema abantu, nta kintu bakoze. Ariko ndebera icyaha kibaye none ahangaha nibwo baje kumufunga, kandi bari gukumira icyaha mbere kitaraba, ariko bamufashe ari uko icyaha cyabaye. Ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo busaba abaturage kujya batangira amakuru ku gihe, ndetse kugira ngo bajye bakumira ibyaha bitaraba. Umuvugizi wa RIB mu gihugu cy'u Rwanda Murangiritse yavuze ko uzakora cyane gisa nacyo ari mu ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryashyizweho kugira ngo rijye rihana abanyabyaha rinakumire ibyaha bitaraba. Bityo rero bitewe n'ibyo Murangiritse yavuze, buri muturage wese agomba gutangira amakuru ku gihe kugira ngo ushaka gukora icyaha afatwe n'uwakoze icyaha afatwe. Bityo rero abaturage mwese musaba gutangira amakuru ku gihe kugira ngo mukumire ibyaha bitaraba. Ngaho nguko rero reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru
amakuru nakagaruka nimba bwo bwa mbere ugize kubona umuyoboro kora subscribe ufungure inzogera. Twe duherereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo ahabereye amahano akomeye cyane aho umwana yishe ise umubyara akamwica urupfu rubi cyane, akamukubita ibintu byamfunira akamuvuniramo ndetse umusaza agapfata avuye amaraso. Bivuze ngo amaraso yipfundikiyemo imbere birangira yitabye Imana. Uru rupfu rwarishije abaturage benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Ngayo nguko rero reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka nimba bwo bwa mbere ugize kubona umuyoboro ibuka gukora subscribe ufungure inzogera uzajya umenya byinshi dukora umunsi